ntiwabona akazi udafite mwene wanyu muziranye. Abatekereza gutyo muri hano, Imana igire gute ibababarire, kandi muri benshi. Yosefu yaraziranye nande muri Egiputa? Daniel yaraziranye nande? Ni koko kumenyana n'abantu bikingura imiryango. Ariko biravuga ngo ariko abakiranutsi bo ngo abobo gutabarwa kwabo guturuka ku Uwiteka. Haleluya. Ntarayitwa umukiranutsi, ntarabarirwa mu nkambi ya Yesu, nagombaga gukoresha ibimenyane byanjye byose. None iyo dutinze kubimenya, Imana kugira ngo itwigishe mu mbabazi zayo igira gutya nakizwa igakinga ibimenyane byose nari mfite, ikabikinga abantu bakanyibagirwa. Ayi wo bibagiwe ihangane. Imana ishimwe cyane. Abakomerera mu gakiza, abatsinda mu gakiza, bafidinga mind yabo, bayigaburira ijambo ry'Imana rikakomeza rikajyamo kugeza igihe amarojike rutanse ajya ku ruhande iby'Imana ivuga, nkajya numva ari byo mvuga, nkajya numva ari byo byanjye, nkabigira ibyanjye. Uko niko umuntu agira ubuzima bwa gikristo butsinda. Urugendo rwacu twatangiriye mu kwizera, rukomezwa no kwizera, tuzarusohoreza mu kwizera. Haleluya. Nemezwa n'iki ko Imana iri kumwe nanjye, kuko yabivuze. Yaravuze ngo izabana natwe kugera isi irangiye, ku mperuka y'isi, hanyuma nyine iri kumwe nanjye. Haleluya. Ntibisaba ko mbyumva. Hari igihe dusenga na feelings zacu zigafashwa, amarangamutima yacu agafasha, kumva byaryoshye. Namwe bibabaho? Twese bitubaho. Hakaba ikindi gihe usenga feelings zikanga zigahagarara, zikaguhagaramo, zigashinga ijosi gutya, ukanga gufashwa. Ariko se bivuga ko Imana yagiye dahari? Ibigize gute? Ibihari. Kubera iki? Kuko yabivuze. Ubwira umutima wawe n'ibitekerezo byawe utureka twige ijambo ry'Imana. Nasanze ibitekerezo by'umuntu byorohera kugenda iyo ndimo nkurikira inyigisho kuri za YouTube cyangwa ndimo nkurikira umuvugabutumwa. Nk'umuntu twicaranye ashobora kurambirwa, kubera ko nshobora kumva inyigisho nkongera ngasubiramo. Hari ukuntu igitekerezo kigucika, sinzi niba ariko ndumva sinjye nyine bibaho, ariko umva nk'igitekerezo kigiye gukora ibindi bintu kandi ijambo ryo ryakomeje, wagaruka ugasanga ryagucitse. Kuko rero ntifuza gucikwa n'ikintu na kimwe, bitanongera ngasubiza inyuma, ku buryo umuntu dushobora kuba tugendana mu modoka cyangwa twicaranye uwashobora kubirambirwa. Ariko mu by'ukuri buri jambo ry'Imana rigucitse riba rihetse byinshi by'Imana yakugeneye, ntukajye wemera ko rigucika. Kandi umutima w'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu biratangaje, bishobora gusohoka muri iyi sare bigatembera isi. Ntimubizi? Bikagera muri Amerika wenda utaranagerayo, cyangwa se bikajya mu ntara z'u Rwanda, cyangwa bigasubira mu rugo kandi urahangaha. Kandi umwanzi abikoreramo kuko azi neza ko ijambo ry'Imana ryo riduhesha kwizera, kandi kwizera kugaduhindukira ingabo ndende dukingisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mu ijambo ry'Imana niho tumenyera Imana, niho natwe twimenya by'ukuri. Rero umwanzi akora ibishoboka byose agaduteza urugamba rwo mu bitekerezo kugira ngo tutaryumva. Ukaba ushobora kurangiza wibuka nk'akantu wenda gasekeje umuvugabutumwa yavuze, cyangwa wibuka umwenda yari yambaye, ariko wakurura ijambo ry'Imana wumvise ukumva nta kintu wasigaranye. Rero bye kutubera bityo mu izina rya Yesu. Umutima wawe, ibikurimo, ibitekerezo byawe byose tubyerekeze ku ijambo ry'Imana. Umwuka wera twigishe, kandi icyo yatugeneye tugihabwe. Turakomeje rero mu magambo y'Imana tumazemo iminsi, tuzanamaramo iminsi, kubera ko twifuza ko ubuzima bwacu bwamera uko turimo kuvuga, ubuzima bwa gikristo bwatsinze, une vie chrétienne victorieuse. Mu cyongereza bavuga ngo a victorious Christian life. Turifuza ubuzima bwa gikristo bwatsinze. Twavuze byinshi, tuzakomeza kuvuga byinshi, byo tubasha kugarukaho tubigarukeho, ibindi dukomeze, nta n'uwabivuga ngo birangize, ariko nibwo buzima bugukwiriye. Haleluya. Igihe Yesu yaguhaye agakiza, yari yizeye icyo akoze mu buzima bwawe, yari yizeye imbaraga ziherekeje iyo mbuto y'Imana yaje muri wowe, yari yizeye ko ugiye kuba mu buzima bufite amahoro, bufite kunesha, bufite gutsinda, bufite imbaraga zo kubaha Imana, bufite imbaraga zo gusohoza icyo Imana yakugeneye hano mu isi, bufite imbaraga zo kudatwarwa n'imiyaga n'imiraba y'uburyo bwose. Ubwo nibwo buzima Yesu agutegerejemo. Haleluya. Igituma twiga ijambo ry'Imana nuko inshuro nyinshi tubona ubwo buzima tutabufite, cyangwa se butagaragara ku bana b'Imana benshi. Cyangwa usanga umwana w'Imana afite imbaraga muri iki, ibyaha yarabitsinze, ariko nk'urugero agahinda karamubashije, imibabaro yaramubashije. Undi akaba yaratsinze imibabaro, nta kintu kimubabaje, afite umunezero, ariko ibyaha bikamubasha. N'ibindi bitandukanye, ugasanga umuntu afite gutsinda mu gace kamwe, ariko kandi afite gutsikamirwa. Cyangwa se ugasanga ubuzima busa nk'ubwamuhiriye, rwose ibintu birasa n'amahoro, ariko nta kabaraga k'umwuka agira, ntabasha gusenga, ntabasha kwisengera, ijambo ry'Imana ntirimwinjira, ntaryohewe naryo, ntafite imbaraga zo kuribamo. Hari ukuntu dushobora kubyita tukavuga ko hari akazi kenshi n'inshingano nyinshi, ariko ntabwo ari ibyo, ahubwo nta mbaraga zo kubibamo umuntu aba afite.
nta mbaraga zo gusenga umuntu aba afite. Haba nubwo twiyorohereza kuvuga uti rero njyewe ntabwo Imana nyigora cyane simvuga byinshi. Ubu rero ngo twe tuvuga byinshi ngo turayigora. Ngo ni kuba tubwiye. Imana ikubabarire. Oya. Ikidutera kuvuga byinshi ni umutwaro, ni ingorane tubona hirya no hino zidutera kutisengera twenyine tugasengera n'abandi. Imana ihagurutsa abinginzi, Imana ihagurutsa abantu itiza umutima wabo. Niba Yesu akitwingingira kugeza uyu munsi kandi atuye mu bihe bidashira, wowe nawe igihe utijwe umutima w'Imana wahabwa imbaraga zo kwinginga. Rero iyo tuvuga ubuzima bwa Gikristo butsinda no kugira ngo tugire ubutsinzi muri ibyo bice byose Imana itwifuzamo. Nta muntu wabimenya byose uko bingana, ariko igikwiriye ubuzima bwa Gikristo nibikwiriye umwana w'Imana no kugenda yigira imbere. Ntago dukwiriye kugera ahantu ngo tumere nk'abenda nk'abahagaze. Uretse ko burya nta guhagarara kubaho. Iyo umuntu yibwira ko yahagaze aba arimo kugira gute? Gusubira inyuma. Ntago rero bidukwiriye. Dukwiriye kuva mu guhishurirwa Kristo, turushaho kumuhishurirwa, tugwiza amarohoro ye arushaho kuba menshi, tugwiza imbaraga zirushaho kuba nyinshi. Dukwiriye iteka ubuzima kuba turimo kwigira imbere. Simvuga ko imibabaro y'isi idahari, ingorane zidahari, byago n'amakuba bidahari. Oya, birahari, na Bibiliya yarabivuze, ariko iratubwira ngo muri ibyo byose data azadukiza. Byago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agira gute? Hamukiza muri byose. Haleluya. Mu magambo menshi rero twavuze, kubw'umwanya ntitwarangije inyigisho y'ubushize, ariko twari tugeze ahantu sa nk'uwasimbuka, aho twavugaga ko amadayimoni cyangwa se Satani n'ingabo ze bari powerless, ntago bafite imbaraga kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Murabyibuka ko twavuze ko umwana w'umuntu yatakaje ubutware igihe yakoraga icyaha agatandukanywa n'Imana, bityo ubutware bukajya mu maboko ya Satani. Hanyuma umwana w'Imana yihinduye umuntu, yambaye umubiri, atsinze Satani, atsinze icyaha, abari muri we bagarurirwa ubutware. Icyo gihe rero bituma amadayimoni, ingabo z'umwijima nta butware zidufiteho twebwe bari muri Kristo Yesu, kuko umutware wacu yatsinze, natwe tukaba turi munsi ye, twatsinze dutyo, twakira ubutsinzi gutya, tugarurirwa dominiyoni yacu, tugarurirwa ubutware bwo gutwara, turabisubizwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ku bavutse ubwa kabiri bagaruriwe ubutware. Icyo akora Satani, icyo akora ni ukutu influence, ni ukuduterera mu bitekerezo, akamera nk'udushutse, akamera nk'ukoresheje uburiganya kugira ngo akwemeze ko akigufiteho ubutware cyangwa se agufiteho imbaraga, cyane cyane kubera ko uba utari wimenya, utaramenya icyo Yesu yakoze muri wowe. Dukwiriye rero kubohoka ku bwoba bwa Satani, kwiterabwoba, kuko Satani ikintu akoresha ni iterabwoba. Igituma abantu benshi basubira mu mbaraga z'ubupfumu n'ibindi ni ubwoba bw'ubuzima. Nzabaho gute? Nzakuraho urubyaro? Nzakuraho umugabo? Nzakuraho amafaranga? Nzanza. Noneho ubwoba bw'ejo hazaza bugatera umuntu washakaga Imana no gukiranuka, ariko bikamutera kujya gushakira ubutabazi ahandi hantu. Ikintu rero Satani akoresha ni iterabwoba, n'ubwo batera abantu batamenya umugabane bafite muri Kristo Yesu. Abadayimoni ntago tubatindaho, turabumva, turabasoma muri Bibiliya. Icyo tuzi nuko ari imyuka ikorera Satani igasohoza umurimo we mubi, kandi imirimo yabo y'abadayimoni iragaragara muri Bibiliya. Ubwo ndabibwira abahakana ko babaho. Hari umuntu kubera kudasoma Bibiliya, gutwarira ubuzima bwe n'Imana hejuru, avuga ngo ngiye by'abadayimoni simbyemera. Singusaba kubyemera, ariko niba byanditse muri Bibiliya ubwo nuko bigize gute? Nuko bihari. Tubona ububi bwabo n'imirimo yabo hose muri Bibiliya. Tubona abari bamugajwe n'abadayimoni, tubona abari basaze bagize ibisazi kubera abadayimoni, tubona abarwaye ibicuri kubera abadayimoni, tubona bagize ubumuga bwo kutavuga no kutumva ari abadayimoni, hanyuma Yesu yabirukana abantu bakaba bazima. Rero imirimo yabo mibi yo gusohoza imigambi y'umutware wabo Satani turayibona hirya no hino muri Bibiliya. Ariko igituma tuyibona si ukugira ngo tunayivuga, si ukugira ngo tugire ubwoba, oya, ahubwo iteka tubona uwadutsindiye, tubona Yesu wabanesheje rwose. Nta hantu na hamwe Yesu yigeze yirukana abadayimoni ngo bange kugenda. Abamwizera, bizera Yesu, nta hantu na hamwe bigeze yirukana abadayimoni ngo bange kugenda. Abizera Yesu, kereka abatarizeye Yesu, babasore baskewa bo mu Byakozwe n'Intumwa baravuze ngo mu izina rya Yesu Pawulo avuga, urumva ntago bari bamwizeye. Ariko abizeye Yesu bose bafite ubwo butwari. Imana ishimwe cyane. Uko rero icyitwa kwizera ari ingenzi, kwizera uko kwizera ari ingenzi mu bana wacu na data, niko noneho mu ruhande rw'ubwami bw'umwijima cyangwa Satani, icyo twakwita ubwoba nicyo gikoresha afite akubitisha abantu cyangwa se ateresha abana b'Imana. Ubwoba cyangwa iterabwoba, ubwoba burema ikirere gituma Satani yorohera
yoroherwa gukoreramo. Nkuko kwizera kurema ikirere gituma Imana ikoreramo, ndayitegereje, ndayizeye, ndayizi, nizeye imirimo yayo n'ibitangaza byayo birema icyo kirere Imana ikoreramo. Noneho ubwoba nabwo burema ikirere imbaraga z'umwijima zisangamo, zikoreramo, zikatuvogera, zikatumara. Sinzi niba ikintu cyari cyagutera ubwoba kikagutera ubwoba ukicara ugitegereje, nyuma y'igihe ukazasanga nta cyari kirimo, ariko ubwoba bwagutwaye ukajya wumva urapfuye birarangiye. Rero Satani iyi atmosferi y'ubwoba abasha kuyikoreramo, nkuko atmosferi yo kwizera Imana yacu iyikoreramo. Muri make kwizera kuzana Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, byenda kumera nka rukuruzi ikurura imbaraga z'Imana. Kubera iki? Kuko kwizera ngukomora hehe? Ngukomora muwo namenye ari we nde? Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, ushobora byose. Niho kwizera kwanjye gukomoka. Niyo mpamvu kwizera kumera nk'imbaraga zikurura Imana, kuko si ibintu nahimbye, ahubwo mbikomora muwo namenye, nkamwizera, bikantera gufata ibyo avuga bigahinduka imvugo yanjye. Hanyuma kuko Imana idatandukana n'ijambo ryayo, nayo igakorera muri ibyo ngibyo. Ubwoba rero nabwo bwenda kumera gutyo, ariko urumva ni ikinyuranye. Ubwoba niko bukora, nabwo bugira ubushobozi bukurura imbaraga z'umwijima, kandi ubwoba buduhindukira imbaraga zikomeye zihetse kwica. Kuko ubwoba bwonyine utazi niba ibyo aho bwakomotse ari aho ukuri cyangwa atari aho ukuri, ariko ubwoba bufite imbaraga zo kwica amahoro yawe, kwica umunezero wawe, kwica ficha yawe. Ejo hazaza ukumva urahatakaje, ibyiringiro bikagushiramo kubera ubwoba bwonyine. Urumva rero n'imbaraga zikomeye umwanzi akoresha. Kandi ubwoba no kwizera ntibishobora kubana. Iyo kwizera kubaye kwinshi, ubwoba urahunga. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo kwizera kubaye kwinshi, ubwoba burahunga. Kwizera kuva hehe? Niba hari ijambo ugomba gufata mu mutwe no kubimenya, ukwizera nta handi kuva mu kumva. Kumva iki? Ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri njyewe, kwizera kwanjye ntuzagutangira. Uko ijambo ry'Imana rigwirira muri wowe, nubwo nagukinagaza akajana, ntabwo nabasha kugutangira. Kubera ko ijambo ry'Imana ryagwiriye muri wowe, kwizera kwawe kuratumbagira. Niyo mpamvu Satani arwanya ko ijambo ry'Imana rijya muri twebwe ngo rinahatinde, kuko iyo rije ryirukana ubwoba kandi rikagwiza kwizera. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kwizera ntabwo ari kuba convinced. Sibwo convinced ni iki mu Kinyarwanda? Kwemezwa. Kwizera ntabwo ari kuba convinced ko ibyo wizeye bishoboka, ntabwo ari kwemezwa ko bishoboka. N'igihe bidashoboka logiquement, n'igihe bidashoboka mu bwenge bwa Hortense, n'igihe bidashoboka mu bwenge bwawe, ntabwo birakura ko mbyizera niba biri mu ijambo ry'Imana. Kubera ko inshuro nyinshi dutegereza kumva tubaye convinced. Reka nkubaze, uri convinced ko uzajya mu ijuru? Riba he? Uzajyanwa n'iki? Bizagenda bite? Ariko urabyizera. Ntibikwirwa mu bwenge bwacu. Ni niyo mpamvu iyo tubwiye abantu bataragira umugisha wo guhinduka abana b'Imana babona twarasaze. Haleluya. Nta conviction mfite itakurutse ku Mwuka Wera waciye nyine muwona amenye, hanyuma ibyo avuga nkabyizera. Mu by'ukuri turamutse dukuyeho Bibiliya, niyo mpamvu igiye kudiringa n'umuntu akabwira ko atizera Bibiliya, ubura icyo umubwira. Iby'ijuru twabisomye hehe? Muri Bibiliya. Ibyo ko twababura ibyaha twabikuye hehe? Muri Bibiliya. Niba wizera ko amaraso y'umwana w'intama yagukuyeho ibyaha, hari ikintu kuko iyo kuyeho ibyaha urakomeza ugasa nk'uko wasaga, ariko urabyizera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tubyitiranya noneho tugakererwa. Kwizera ntabwo ari kuba convinced, ntabwo ari ukwemezwa ku birimo kuvugwa, ahubwo ni ugushyira icyizere mu wabivuze. Haleluya. Uwabivuze ubwo ari uwo kwizerwa, nubwo bidakwirwa mu bwenge bwanjye, ndagira gute? Ndabyizera. Reka ntange urugero rwa Mariya nyina wa Yesu. Nta mubyeyi tuzamuramutsa nitugera mu ijuru. Haleluya. Nubwo atazamuwe atapfuye, ariko ari mu ijuru kuko yabaye umukiranutsi. Abiziza somusiyo. Haleluya. Ntabwo yazamutse, ntabyanditse muri Bibiliya, kandi urakomeza unkundi. Luka igice cya mbere. Luka igice cya mbere 34. Reka twigire kuri uyu mubyeyi. Luka igice cya mbere 34 kugeza kuri 38. Ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Murumva ibyo bintu abwiwe byumva, ntabwo ari convinced, binumvikana, arimwe arabaza. Marayika aramusubiza ati, Umwuka Wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, witwaga ingumba, none uku n'ukwezi kwe kwa 6.
marayika arakomeza aramubwira kuri 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Haleluya. Ngo Mariya aramubwira ati nyumvira Mariya maze unamwigane, ntumusenga ariko umwigane. Yesu ashimwe cyane. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika musigaho aragenda, nta mpaka ajya, kandi ibintu bamubwiye ntabwo byumvikana. Ntabwo kugira ngo Mariya byizere ntibisaba ko aba convinced, kuko ntibirabaho, nta muntu uratwita atabonanye n'umugabo, kandi ikibazo yabazaga gifite ishingiro. Ibyo bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Hanyuma marayika uvuye ku Mana aramusobanurira, kuko Mariya yaraziranye n'Imana ye, yizera uwavuze nubwo atari convinced, kuko ntibibaho. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana bukwiriye abameze nk'abana batoya. Kubera iki? Niba byanditse, Hortense n'ubwenge bwanjye buke cyangwa bwinshi ifite, ndabushyira ku ruhande, mfata ibyanditswe. Haleluya. Nemezwa n'iki ko nzajya mu ijuru, kuko nabisomye. Yesu ashimwe cyane. Nemezwa n'iki ko Imana iri kumwe nanjye, kuko yabivuze. Yaravuze ngo izabana natwe kugera isi irangiye, ku mperuka y'isi, hanyuma nyine iri kumwe nanjye. Haleluya. Ntibisaba ko mbyumva. Hari igihe dusenga na feelings zacu zigafashwa, amarangamutima yacu agafashwa, twumva byaryoshye. Namwe bibabaho? Twese bitubaho. Hakaba ikindi gihe usenga feelings zikanga zigahagarara, zikaguhagararamo, zigashinga ijosi gutya, ukanga gufashwa. Ariko se bivuga ko Imana yagenda hari? Ibigize gute? Ibihari. Kubera iki? Kuko yabivuze. Haleluya. Mariya rero ntabwo ari convinced, kuko ntibikwirwa mu bwenge, nta bintu byo kubyara umuntu atahuye n'umugabo ntabyo azi, ariko umva kwizera icyo kuvuga. N'aya magambo yashubije. Mariya amubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Haleluya. Reka wumve rero muzehe Zakariya byago yagize muri iki gice nanone hejuru gato. Bamuzaniye inkuru zidakwirwa mu bwenge, kimwe nkuko bazishyiriye Mariya. Ku murongo wa 18 na 19 muri iki gice cya mbere, se wa Yohana Umubatiza. Ngo Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Ni ikibazo cyiza cyumvikana twese twabaza, kinameze nk'icyo Mariya yabajije. Yavuze ati bizashoboka bite ko ntaryamana n'umugabo? Umuzehe we nawe aravuga ati ibyo bizashoboka bite ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Ariko ikibazo ntabwo Zakariya wagiye gukomeza nk'uko Mariya yakomeje, ndetse marayika yahise amukubita uburagi. Ngo marayika aramusubiza ati nuvuga ngo gushidikanya kwa Zakariya kwateye marayika kwisobanura. Murebe ko kwa Mariya bitigeze biba, ariko gushidikanya kwa Zakariya guteye marayika kwisobanura. Ngo marayika aramusubiza ati ndigabura iheri. Muri make uranshidikanya naho mvuye ngewe. Ndigabura iheri uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Zakariya arashaje, yes, na Elizabeth arakecuru, ariko ubwo byavuzwe n'Imana, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Urugendo rwacu rw'agakiza rutangirira mu kwizera. Abakomera mu gakiza banesha bakomezwa n'iki? No kwizera, nta kindi. Imana ishimwe cyane. Abakomerera mu gakiza, abatsinda mu gakiza, bafidinga mind yabo, bayigaburira ijambo ry'Imana rigakomeza rikajyamo kugeza igihe marojike Hortense ajya ku ruhande iby'Imana ivuga, nkajya numva ari byo mvuga, nkajya numva ari byo byanjye, nkabigira ibyanjye. Uko niko umuntu agira ubuzima bwa Gikristo butsinda. Urugendo rwacu twatangiriye mu kwizera, rukomezwa no kwizera, tuzarusohoreza mu kwizera. Haleluya, haleluya. Zakariya ntiyahawe andi mahirwe yo kwisobanura, ariko ubwo umutima we wari wanze kubyakira. Ahakurikiyeho marayika yaramubwiye ngo ubu none ahura bikirage. Uragobwa ururimi kubera iki? Nusohoka uravuga ibintu bitari byo. None ceceka. Yiceceka y'Imana ndayikunda. Ujye uceceka niwumva ugiye kuvuga ibintu bitari byo. Jye wicecekera. Ceceka. Kuko nusohoka uravuga uti dore rero haje marayika, namubonye, nari ndimo ntamba, yari iminsi yanjye yo gutamba, arambwira ngo nukuri kose uziko yatinyitse akambwira ngo nzabyara shaje ntanya n'umukecuru, ngo ariko buri Imana koko, ariko Imana nayo irakabye. Bamurinze rero ayo magambo y'amateshwa. Bamugira ikiragi araceceka kugeza igihe Yohana yavukiye. Bamubaza izina ry'umwana araryandika, ururimi rugobotoka gutya. Nari ndimo kuvuga nshuti z'Imana, nari ndimo kuvuga ngo kwizera ntago ari kuba convinced, kuko ibintu byose Imana ivuga ntabwo byakwirwa mu bwenge bwawe. Turi abantu bareba kubifatika, bareba kubifatika. Iyo mfite ikintu gifatika wampaye, iyo uhari nkaba nkubona ko turi kumwe, turi bugendane, uri bumfashe, tukagarukiraho. Ariko nta kintu na kimwe cy'amakabza nkuru Imana yigeze twandikira muri Bibiliya. Ntiyigura, ntiyihonga, ibyanditse byose irabikora.
Haleluya. Niki kidukwiriye rero kugira ngo tugire ubuzima bwa gikristo butsinda kuri aha tugeze? Nuko amagambo Imana yavuze wayemerera akakuzura. Rya jambo riba mu Baroma 12 tubwira kuvugurura imitekerereze yacu, nicyo riba rivuga. Ijambo rigwirire muri nge rimarimo imitekerereze yanjye yo gutsindwa no kunanirwa n'imiruho y'isi, ingorane dore ko ziba ari nyinshi. None iby'Imana ivuga byuzure mu mutima wanjye. Haleluya. Imana yacu iri kumwe natwe, ntabwo ibeshya ntihimba. Imana ishimwe cyane. Abana b'Imana rero bafite uko kwizera kuguma muri bo, bazagira ubuzima bwa gikristo butsinda, ntibazahangayika. Uzajya ugira ngo bameze nk'abadatuye ku isi, atari uko batahatuye, ahubwo bafite ibindi bibatunze, bafite ibindi bizeye, bafite ibindi bintu bategereje, kandi bibamara ubwoba bw'isi. Ni ukuri isi ifite ingorane, twese turabizi, buri muntu azibye, cyangwa ukamenya n'ibya mugenzi wawe wumvise. Isi ifite ingorane, isi ifite ibibazo bigoye, ariko Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Kandi aho abantu bose baburiye, Imana yagennye kuhampera, yahampera. Ariko kubera ya mind itaravuguruwe, bya bitekerezo bitavuguruwe, dukomeza gukorera mu nzira zacu za kera. Ntiwabona akazi udafite mwene wanyu muziranye. Abatekereza gutyo muri hano, Imana igire gute? Ibababarire. Kandi muri benshi. Yosefu yaraziranye nande muri Egiputa? Daniel yaraziranye nande? Ni koko kumenyana n'abantu bikingura imiryango. Ariko biravuga ngo ariko abakiranutsi bo ngo abobo gutabarwa kwabo guturuka ku Uwiteka. Haleluya. Ntarayitwa umukiranutsi, ntarabarirwa mu nkambi ya Yesu, nagombaga gukoresha ibimenyane byanjye byose. None iyo dutinze kubimenya, Imana kugira ngo itwigishe mu mbabazi zayo, igira gutya nakizwa igakinga ibimenyane byose nari mfite, ikabikinga abantu bakanyibagirwa. Wo bibagiwe ihangane. Imana yagira ngo igucutse kukudepanda ku bantu. Imana igeze kuncutsa, irancutsa we, irancutsa no gukunda ntakubone, nubwo waba burayi ukagendana n'umuntu ugiye kugura nk'ibipupe by'abana. Ibipupe murabizi, wowe udafite n'umuceri n'ikiro cy'isukari, ukagendana n'umuntu akagura toyi, kandi akajya abona usa neza wanariye, kandi iminwa yumishijwe n'inzara, kuko Imana itaguhereye muri we, ishaka kugucutsa ku bantu kugira ngo izakwigishe kuyiringira. Haleluya. Isi n'ibiyuzuye ni ibya data. Imana ishimwe cyane. Ubutabazi bw'abantu buzatugarukiriza bugufi. Ikindi bitera Imana kudadutabara, kuko ibyiringiro byanjye biba biri muri wowe tugendana. Nkabwe ni buriya Piensi yasha, Piensi uziranye nande Piensi? Aziranye n'akana kazamungezaho. None bigatuma ntareba Imana. Twaza mu masengesho y'iminsi 3, nubwo ndimo senga Imana, ariko agatima karimo Piensi azamvuganira kwa kanaka. Muri make sinizera Imana. Dutereke ibyiringiro by'abantu hasi, dutumbire iyo kwizerwa itananirwa. Iyi ngiyo yabikoze, ijya mu mutima wa muntu Piensi yagomba kungezaho, ikamubwira, ikabishyirayo, akanyibuka ntamwibukije. Ariko kwizera, twanze ijambo ry'Imana bituma kwizera kutaza. Muzi ko abarokore bajya mu bapfumu? Haleluya. Mubaki wapfumu vrema, ukagira Imana ikagira inama umwana w'umukobwa ngo ariko ntabwo uzajya wiri gushimitsa aho ngaho ngo we wagiye kureba ngo hagiye gushaka uko abandi babigenza. Abandi bake ese undi umugabo umuntu akuye mu bapfumu amurindisha iki? Gusubirayo. Ubwo uzahora mu bapfumu kuko wamuherewe mu bapfumu, no kumugumana ni mu bapfumu. Abarokore mureke twizere Imana, ndabingenzi. Mureke tube mu ijambo ry'Imana ritugaburire, tumenye Imana tugendana ishobora byose. Ibyitarama ntiharagera ku ibima. Nimba mpagaze aho ngomba guhagarara, uretwa bwa Satani butantwaje igitugu, ibyo yangeneye byose hatabuzemo na kimwe nzabihagarara. Ibyo yakugeneye hatabuzemo na kimwe nzabihagarara. Tumbira Yesu kugira ngo akuzure, iterabwoba rya Satani ntiribukubashe ngo mwishyire. Haleluya. Haleluya. Kuki turimo kuvuga kwizera? Nuko udashobora gukomera mu mugambi w'Imana no gutsinda Satani uri umuntu wakutse umutima. Kwizera kumaramo impagarara, kukamaramo gukuka umutima, kukamaramo kudakangika, na kintu wankangisha. Niki gituma abantu bamwe bajya mu byaha n'ubwoba. Ashaka kuvuga ati inzu nzayishyura iki? Ubu ngiye gusubira iwacu mu cyaro.
namba nawe urahafite. Ubwoba bw'ubuzima kavuga uti ngiye kumanuka muri standard, ariko iyo ntuza yo kabaho iyo standard we. None ubwoba bw'ubuzima bukagutera gukora icyaha utagikunda, ukemera ugasambana ukabona yo kwishyura inzu, ukemera ugapfa nabi kugira ngo ubone amafaranga. Ubwoba bw'ubuzima. Kwizera rero kuduhindura intwari n'ibiharamagara, nta kintu dutinya. Iyo akazi batwirukanye turavuga ngo yerera akaduhaye izaduha n'akandi. Haleluya. Iyi ndwara ikomanze turavuga ngo yadukije za zindi za mbere izadukiza n'iyi. Imana ishimwe cyane. Iyo akagezi kakandi katunze Eliya iyo gakamye turavuga ngo yari yaragafukuye izadufukurira n'akandi. Bituma nta muntu watugura, ariko uzi ko umuntu yakugura akagukoresha icyo ashaka kubera ubwoba bw'ubuzima. Akubwira ngo ninjye ukugize. Come on. Umuntu akugira ate? Niba umugisha wanjye urimo guca muri iyo minsi nuko Imana yabigennye. Nibirangira izacisha ahandi. Nubwo yaba ari umugabo n'umugore wagushatse, nubwo yaba ari umwana wareze, nubwo yaba ari umubyeyi wakubyaye, burya Imana niho yacishije, niharangira izacisha n'ahandi. None se ubu nta bantu bari bafite umumaro mu buzima bwacu bapfuye tukabaho? Ntushobora rero gukomerera mu mugambi w'Imana, ntushobora kuba umukristo utsinda umwanzi yaragushyizemo iri terabwoba rye, warakutse umutima ukavuga ngo aka kazi ngo Mana banyirukanye byaba birangiye. Ibiki ariko birangira? Ibiki birangira ko n'abantu badafite akazi babaho? Nta muntu washomereye imyaka ukajya uyoberwa ukuntu iyo myaka wayirangije. Ntiwapfuye, ntiwariye neza, wanyuzagamo kaburara, ubundi bakakwirukana mu nzu ugaseba, ariko ukongera ukabaho. Twarasebye ariko turiho. Kwanza bya bintu tuba tuvuga Constance urarondogoye. Bya bintu tuvuga ngo Mana ngo ntusebye ntunkoze isoni, irazidukoze. Kubera ko igomba kumena inaringi. Shabyo bintu biraryana. Hahandi nayibwiraga ngo ntinkoze isoni nayo niho izinkoreza. Iriya jambo rivuga ngo abinigira Imana ntibazakorwa n'isoni. Naryo rindi rivuga ngo nitutagira isoni zo kumuhamya rero ntazagira isoni zo kuduhamya n'imbere ya Data. Ntabwo ari inaha zizagukora. Ino zizagukora, izari isoni zizongere zivemo icyubahiro cy'Imana kandi zikuviremo umumaro wo kumenya Imana no kutishingikiza ku kintu na kimwe. Kuko ibyo twishingikijeho n'ibyiheraho inyeganyeza, kaba wishingikije ku bwiza ntumenya aho bwagiye. Nabwo rero ni bubi, burashukana, ukayoberwa imbere n'inyuma, ukayoberwa niba uri inzobe cyangwa wirabura. N'abantu mwe isi irashukana. Wahagara wiyambariye high heels ukavuga uti ninjye uriho. Ku isi yababaho n'agakanzu keza ukavuga uti ninjye. Mana nayo yazi ikiyaranje amavuta ukayabura, gusokoza bikanga, wabisokozaga neza none niyo wahengetse ntumenya aho bireba. Ikiyaranje ibyiringiro byawe bigashiraho. Kabura umusore mwiza wiratagana amafaranga, ikiyaranje kakwima akazi muri uyu mujyi, abantu muziranye akazi kakabura kubera ko irashaka kugucomeka mu migambi yayo. Wamara kumenya ko ibyishingikirizwa atari amafaranga, kagenda iguha dukeya ikagupima, kaguha akazi k'intica ntikize, ngo irebe ko kaba ibyiringiro byawe. Yajya kuboneka abona hari agasomo maze gufata, ntuyiringiye amafaranga, ikakongera kandi buke buke, ikakongera kandi buke buke, amafaranga akagenda azamuka, kavuga iti ndabona atakiringiye amafaranga, reka dukomezanye, reka muhe menshi n'ubundi azanankorera, azafasha n'abantu. Kaguhera ko kamodoka kagenda gapfa mu muhanda, ukaba warutangiye kukishimira. Biza akamodoka ka mbere kararyoha, ukaba warutangiye kukishimira, ukumva uraruta abasore bandi batagafite n'abakobwa batagafite, ariko kugira ngo Imana ikugarure utarenga imbibi, kakaba kagopfiriyeho abantu bakabibona, ikakujyana buke ikakujyana buke buke. Nagiraga imodoka zajyaga zipfira muri rompuwe hagati. Imana y'imbabazi. Haleluya. Rero urugendo rwacu rutangirira mu kwizera, ni naho dukwiriye gukomereza.
tukavuga kwizera, akaba ari byo twe expressinga, akaba ari byo tuvuga, hanyuma tukarwanya satani nawe akaduhunga. Rya jambo muzarigumane, nzarigarukaho ubutaha, ryo kugandukira Imana, kuko ntidushobora kwirukana satani tutagandukiye Imana. Haleluya. Iyo ubwo baro buduteye, duhindura imvugo, ntituvuga nk'uko Imana ivuga, ntituvuga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo tuvuga twamamaza iby'intege nke no kunanirwa, umwanzi akabyishimira kandi akabikoreramo, agakomeza akatutwara, ahubwo bwoba burimo budutwara. Tukivuga ro kuri izi mbaraga z'umwijima no gukora kwa satani, ukuri kuringanije, kuri balanced, niko kudukwiriye kandi niko kuzatubohora. Ukuri ndimo kuvuga no kuyi, kuko satani ashaka ko dushukwa ko atariho. Muranyumva nshuti z'Imana? Hakaba abana benshi b'Imana bavuga ko bizera Bibiliya, ariko mu by'ukuri ntibaba bayizera, ko ntibabazi birimo, ariko bakibwira yuko ku bijyanye n'abadayimoni badakora, batanahari, ndetse ko tuba turimo gukabya. Satani akagutera icyo kinyoma muri wowe. Abadayimoni ntababaho, ntago barwanya umuntu ngo bifate ubyizera. Come on. Abantu bose batwajwe igitugu n'imbaraga z'umwijima nuko babyizeye? No. Ingabo z'umwijima zirakora. Satani afite aba agent b'abantu bambaye umubiri, afite n'abakozi b'abadayimoni bamukorera. Rero uku kuri kuringaniye nshaka kuvuga no kunguko. Hari icyo gice cy'abavuga ko ntabariho, ntibakora, ni ibintu biri aho ngaho bitanatureba, nyamara biri muri Bibiliya. Hakaba ikindi gice Satani akoreramo akaduteza ubundi bwoba buvanze no kujijwa, butuma tubona abadayimoni ahantu hose. Muri bafure barimo, mu ntebe barimo, mu mazi barimo, noneho ugasanga nta kiba mu isi y'abazima, atuye mu isi imeze nk'umwuka. Ntabwo Imana yigeze duhamagara gutura mu isi y'umwuka, yadutuje mu isi y'abazima bambaye umubiri, dufite umwuka muri twebwe. Ariko iyo umuntu yagiye muri uyu mutego, abona abadayimoni ahantu hose. Mu nkoko y'iwabo barimo, mu ipusi y'iwabo barimo, mu mbwa z'iwabo, muri Marie Jose bwa busimba bugenda, ahantu hose barimo. Uwo muntu utekereza gutyo ntashobora kugira ubutsinzi muri Kristo Yesu, kuko agira ibibazo n'ingorane zimuriho, akagira n'ubwoba bwa satani bumuteretseho. Icyo gice ntabwo ari cyo. Si ibyo nshuti z'Imana? Na kiriya kivuga ko batabaho ntabwo ari cyo. Dukwiriye kumenya ko umwanzi ariho, agira abakozi, agira abadayimoni atuma, tukamenya ariko n'ubutware dufite muri Kristo Yesu. Hanyuma data akaduha ayo maso amenya aho twirukana naho tubaho. Kuko iyo wabaye muri ubwo buzima ntiwongera kwenjoyinga. Ubukwe bw'iwanyu ntubujyamo, ikiriyo cy'iwanyu ntukijyamo, ntushyingura ngo ugere Rusororo ngo buriya ngo abazimu baragufata. Muri make nta bushizi bw'amanga bwo muri Kristo ufite. Ahantu hose uhagirira ubwoba. Abarozura bakwepa ntubahobera. None si imbaraga ziri muri wowe, uri muri twebwe ngo agize gute? Arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Ntabwo Yesu yifuza ko tuba mu buzima bw'ubwoba ndetse n'inzangano. Oya, yifuza ko tumenya ukuri, kuko intambara yacu ntabwo ari inyama n'amaraso, ntabwo ari uguhangana n'abantu. Duhanganira n'abantu mu mwuka, abagomba kwimuka bakimuka, ibigomba gusenyuka bigasenyuka, kandi mu mubiri tugahoberana. Haleluya. Abantu bakunda kumbaza ngo se ngo baba baramenye ibintu ngo ukabyishyira. Ubyishyira se bigira umupaka, bigusanga aho uri. Ibi birozi bisanzwe abantu bashyira mu mazi ngo unywe, ibyo biroroheje. Ibikomeye babiguteza naho bahuriye nawe. Rero ntibigira umupaka, ntago ari ukubyishyira. Wirema inzangano mu muryango, wivuga ngo nyokobokwe ni umurozi, wivuga ngo sinzi ndashaka bari umurozi, ariko hanganira nawe ahanganira nawe. Ese ko adahangana nawe imbona nkubone, kuki wowe ugira ubupfapfa buhangana nawe imbona nkubone? Ugaca umuryango, ugasenya umuryango. Intambara yacu si inyama n'amaraso. Rero ubwo bwoba bukabije butuma umuntu abona dayimoni ahantu hose, bikamusigamo ubwoba, bikamumaramo ubushizi bw'amanga, sibwo bushake bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ziba ari inyigisho zihengamye iyo zabaye gutyo, kuko inyigisho yose idashingiye ku ijambo ry'Imana ryuzuye ishobora guhengama, igasiga iyobeje umuntu, imushyizemo kwibeshya gutandukanye. Imana itugirire neza. Satani rero n'ingabo ze nta bushobozi bafite bwose nk'Imana. Ntago bazi byose, ntibasoma mu bitekerezo byacu, icyo akora batwigaho. Akavuga ati iyo tumuteje kurakara akurikizaho iki. None kuba ko wagiye ugikurikizaho inshuro nyinshi, barabizi ko iyo ikintu kikurakaje wenda utukana cyangwa se wivumbura ugakora iki n'iki. Ni ukuvuga ngo bazi gusoma reaction zacu, kuko bamaze igihe batwigaho. Ariko ntago bazi byose, ntibasoma mind yacu. Ariko kuko bazi ko rutanse niba bamututse areactinga gutya, niba babaye areactinga gutya, none baba babyiteze. None batungurwa rero nigenda gwijije imbaraga nkaba ntakireactinga kwa kundi. Muri make outcome y'iki tubayo ntago baba bayizi. Imana ishimwe cyane. Ntago bamenye ko
Yobu bizarangira, ntibamenye uko Yesu ku musaraba bizarangira, ntago babimenya. Imana ishimwe cyane. Ntago babera hose icyarimwe, baratumwa. Kandi none muri presence y'Imana ntago habagwa neza, barahahunga. Muribuka abadayimoni benshi bari muri wa musore, igihe Yesu yahingutse gusa baravuze ngo duhuriye he mwana w'Imana nzima, uje kutwicira urupfu n'agashinyaguro. Nuvuga ngo kubaho kw'Imana kurabirukana. Haleluya. Muribuka Sawuli, umwami Sawuli yajyaga aterwa n'imyuka mibi, Dawidi yaza agacuranga n'umutima uramya Imana by'ukuri. Abaramye haleluya. Mbagarutseho. Ubwo mwumvise umutima uramya Imana by'ukuri wirukanaga abadayimoni hehe? Muri Sawuli. Rero hari presence y'Imana bataresista. Imana ishimwe. Haleluya. Ntibabera hose icyarimwe, kubaho kwa Yesu kwinshi kubagwa nabi kurabaremerera. Ntago bashobora byose. Uwo ni umwihariko w'Imana yacu. Nizi byose, ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Izi ngabo rero duhanganye nazo zifite imbaraga nke. Icyakora zikoresha iterabwoba iyo umuntu atari yabimenya. Imana ishimwe cyane. Umva izi ntwaro ngaruna ku musozo ziri mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11. Byahishuwe 12 umurongo wa 11. Tugarukaho kenshi, abavuga butumwa bugarukaho kenshi, ndetse ko dukwiriye no kubimenya koko. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Umva icyo dutsindisha Satani n'ingabo ze, amaraso y'umwana w'intama. Kuzimu bafite amaso, barareba bakamenya ngo uriya wariho ikimenyetso cy'amaraso, uriya nta kiramubaho, ntarinjira mu isezerano rya Yesu. Uriya amaraso amuriho arayizeye, azi imbaraga zayo, azi icyo bikora. Ni ukuvuga ngo amaraso aradutwikiriye, nk'uko yatwikiriye cyagiye muri Egiputa marayika urimbura ntiyinjire. Amaraso ya Yesu aturiho. Haleluya. Iyo tuyahamagara ntituba turangiza umuhango, icyo akora aragikora. Asenya ubwami bwa Satani, aca intege amarozi y'uburyo bwose. Amaraso ya Yesu ni mazima, arakora. Haleluya. Aracyeza abanyabyaha, aracyasenya imigambi ya Satani, aracyasenya imigambi y'abarozi. Iyo tuvuze ngo amaraso Yesu natwika imigambi y'abarozi, irashya, ibikorwa byabo birashya, ibicaniro byabo birashya. Marerezo makuko utazabanza kuba umurozi ngo wongere ukizwe ubimenye, ariko abarozi bo barabizi. Ubu n'abari hano barabyumva. Nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama. Nuvuga ngo intwaro yacu ya mbere ni amaraso y'umwana w'intama. Haleluya. Iyo uvuga ngo amaraso Yesu antwikire, amaraso Yesu atwikira urugo rwanjye, amaraso Yesu atwikira abanjye, birakora. Ariko kandi ntukwiriye kubikorera mu bwoba. Hari umuntu iyo yibagiwe gusenga agenda yumva ibyago byose biri mu bwoba. Ntabwo urindishijwe n'amasengesho yawe. Amaraso Yesu aturiho byiteka. Kandi hano sinkubuje gusenga, ariko nuzagira ubwoba ngo nuko ntari nasenze ngo nuko byo ntabwo ari byo. Haleluya. Ukwiriye kuba mu buzima bw'umudendezo. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama. Intwaro ya kabiri ni ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo ryo guhamya ryavuye muri kwa kwizera. Nuvuga ngo nakiriye amagambo y'Imana, icyo Imana ivuga, ijambo ry'Imana riba ryinshi muri njyewe, niryo natura, niryo mpamya. Haleluya. Bamunesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Iyo tuvuga ijambo ryo guhamya, ntago ari uguhamya ngo Imana yanyishyuriye amashuri. Ni byiza ibyo, ariko bifite imbaraga nkeya. Haleluya. Ijambo ryo guhamya ririmo Kristo. Ni Kristo namenye, ndamuhishurirwa, aranyuzuye, nizeye ibyo akora, nizeye imirimo ye muri njyewe, nizeye icyo yakoze. Iryo niryo jambo ryo guhamya ritsinda Satani. Haleluya. Iyo Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'inkota icyariye mugi yombi, nibyo birakora. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi umwe w'ibitabo witwa Rebecca Brown, kubigeze gusoma ibitabo bye, nabisomye kera. Harano yavuze, ni umudamu yari umuganga, yahanganye n'imbaraga z'umwijima cyane. Igihe kimwe abarozi b'iwabo baramuteze mu nzira rimwe ataha. Izo ni inkuru z'ukuri, yabyanditse akiriho, ubusinza amakuru ye niba akiriho. Ataha mu nzira igana aho yatahaga, nyine avuye kwa muganga ko yatahaga ijoro. Inzira nshobora kubivuga nabi kuko hashize imyaka myinshi mbisomye, ariko mu nzira yacagamo yabaga mu gashyamba. None asanga yarageze ku rwego rwo guhangana n'abarozi mbona nkubone n'abashitani mbona nkubone. Asanga abarozi bamuteze mu nzira. Niyo ngo yari afite Bibiliya mu modoka yiteretse nka gutya. Yumva ubwoba buramwishe, atekereza ikintu yakoresha, ariko yibuka ko Bibiliya ari intwaro. Arayiterura ngo arebe yatunga gutya. None icyamutangaje ngo baramubwira ngo, baramusubiza ngo iyo ntwaro se kutazi kwirwanisha. Aravuga ngo kumbi barimo barabona ko ari intwaro. None bimutera courage. Urumva we yarabifashe atabyizeye neza.
ariko abo bahanganye nawe bo barabibona ko ari intwaro, baramumwaza ngo iyo ntwaro se kutazi no kwirwanisha. Aravuga ati kumbi ni intwaro. Agenda bakanga gutyo, ibindi ni inkuru ntibuka neza, ntabwo nazirangiza. Ntabwo nkubwira ngo wisegure Bibiliya muri amadayimoni atazagutera, ntabwo ngo ujye usenga uyikubita umuntu urimo amadayimoni, ariko iri jambo ryo guhamya iryo ryavuyemo hano rikinjira muri wowe rikaguhindukirira ubuzima, rihindura uko utekereza, rikakuzura, akaba ari ryo uvuga, rigahinduka intwaro yo gutsinda Satani. Haleluya. Ijambo ryo guhamya, ijambo ryo guhamya, mwibuke ko mpamanya ibyo nizera, rimpindukira ya ntwaro yitwa kwizera. Muribuka kwizera icyo ari cyo? Ngo ni ingabo tubasha gukingira imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Igituma umwanzi akurasa umwambi kaguhinguranya nuko kwizera kwawe ari kagufi karangana gutya. Ariko ni kuba kurekure, kukaba kurekure kuzagukingira imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Ntazaba yaretse kurasa, azarasa ariko azasanga ukingiwe. Haleluya. Ibi nta handi biva, ni mu ijambo ry'Imana riduhindukira iryo guhamya. Indi ntwaro ya gatatu tudakunda kuvuga no kudakunda amagara kugeza no mu rupfu. Haleluya. And they did not love their lives to the death. Ntibati nta kintu wabakangisha. Iyi ni intwaro. Ni intwaro umuntu ashobora kuba ari douce, ari du, avuga neza, atuje, ariko mu mutima we ari igiharamagara. Igiharamagara muracyumva? Nta kintu Satani yamukangisha. Wari umuntu ushobora gutinya kwitanga cyane mu by'Imana, gusengera se abantu akavuga ngo harya ndi tuyitima iki? Imyuka yo guhora. Sinajya kwirukana abadayimoni, imyuka yo guhora itansanga. Sinakwinjira cyane mu by'Imana, iyo ninjye mu by'Imana arahomba. Gende buke, dore umuntu arakizwa agakena, dore bigendemo bukeye. Iyi ntwaro kwizera gusiga ikindi kintu gikomeye mu mitima yacu, hakaba nta kintu kibaho Satani yagutinyisha ngo unanirwe gukomeza urugendo. Haleluya. Haleluya. Atavuga ngo ninkwambura abana isi uzakomeza umpamye, ese ninkwambura umugabo n'umugore, ese ninkwambura akazi, ese ningira icyo nkora, ningira icyo ntinza. Igituma Satani akubasha, arabizi ko yatindije kindi kintu, uvuga uti Imana ntinze, ntinandeba, ntinanyumva. Ariko hari abandi bagwije imbaraga z'umutima. Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo bagwije imbaraga z'umutima, nibiharamagara, nta kintu wabakangisha ngo bananirwe gukomeza urugendo, bananirwe gukomeza umuhamagaro. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Iyi ni intwaro ikomeye. Icyatumye abigishwa ba Yesu batabasha kubazimya niko bari bameze, ntibatinyishaga amagara yabo. Paulo yaravuze, baramubwiye ngo baragufunga, nyiri uyu mushumi agabo yizirikagaho, nagera Yerusalemu baramufunga. Aravuga ngo uretse no gufungwa niteguye n'iki? No gupfa. Hari igihe tugira ngo iyo tuvuze ibyo ngibyo ngo tuba duhamagaye urupfu. Oya. Imana itubereye maso, nta rupfu mpamagara ngo ruze, ahubwo ni ubushizi bw'amanga butuma nta kintu Satani yankangisha, ntacyo yangura. Ntabwo yambwira ngo utazi ndakwima akazi, ndakwima amafaranga, namubwira ngo nzi kuba mu bisaga, nzi no kubaho bidahari, nzakomeza kubaha Imana. Ntabwo yambwira ngo abantu bose barakuvaho ngo nukomeza kwigisha ibyo bigisho by'iterabwoba, namubwira ngo bahari cyangwa badahari, nzakorera Imana yanjye. Haleluya. Ni intwari ikomeye. Satani na kuzimu n'ingabo ze baraturunguruka bakayimenya, bakavuga turiya cha hirya no hino, kuko nugenda direct murahangana. Cha hirya no hino wigoragonze, kuko ni igiharamagara, ntacyo atinya, ntacyo ahomba. Ubundi niko gupfa muri Kristo bivuga. None se ubundi kuba warapfuye uba ugihombye iki? Ntacyo uhomba, ntacyo yagukangisha. Nubwo wasigarana ubusa, ugasigara nta bantu bahari, umeze nka Yohani ku kirwa cya Pati muri wenyine, nabwo waramye umwami, nabwo wamukorera, ibyo yagusaba gukora byose wabikora. Igituma twanduranya muri iyi mirimo nuko imirimo y'Imana ihita ifatana natwe. Unaba nkoze imirimo migari, mfite ibintu binini nubatse, ngahita mbifatana nanjye. Imana yashaka kumbwira ngo ndakwimura utaze ngujyanye muri Sudani, ngumva ndapfuye kubera ko bya bintu nzirikanywe nabyo. Ibyo nibyo bitera intambara z'uburyo bwose. Ariko aba bantu ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nta terabwoba Satani yabakoresha. Iyi ni intwaro ikomeye. Ni byiza ko tugira amaraso Yesu kuri twebwe, ni byiza ko tugira ijambo ryo guhamya, ariko ni byiza ko wizera Imana kugeza igihe umutima wumereye gutyo. Umutima wawe ugereye ahangaha, umutima wawe utandukanyijwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni byiza kugira abantu, ni byiza kubyara, ni byiza kugira amafaranga, ni byiza kugira abadukunda, ariko kugera igihe umutima utagirana attachment n'ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu ari we wese. Kuko nibigumaho Satani niho azajya aca, icyo azakubashisha, azakanda ugahita uboroga, ukarambarara, imirimo y'Imana yose ukayivamo. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Uwakijijwe rero ugendera mu kumvira no kwizera, nta muvumo, nta burozi, nta dayimoni, nta ngabo z'ikuzimu, ntacyo byamutwara. Umuntu wese wakijijwe ugendera mu kumvira, usabumitinga munsi y'ubuyobozi bwitwa Yesu, ntacyo wamutwara, nta muvumo wamufata, nta burozi bwamufata. Ibimugeraho Imana iba yabyemeye kandi izabikuramo icyubahiro cyayo. Haleluya, haleluya. Kuko ubu buzima bwumvira, ubuzima bw'umuntu uri muri Kristo Yesu, iyo Satani abuteye abakoze kuri Yesu. Muribuka Pawulo ari mu nzira ahura na Yesu ajya Damasiko. Pawulo abyisubiriramo mu byakozwe n'intumwa avuga uko byagenze. Yavuze ko yabonye umucyo mwinshi, akumva ijwi, abari kumwe nawe ntibumva ijwi, ariko arangije aravuga ngo yumvise ijwi rimubwira ngo birakugoye gutera umugeri ku mihunda. Muri make birakugoye gutera umugeri ku macumu. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo nta nduru irwana n'ingoma. Niryo jambo bakoresheje. Abanyamugi ntago muri bubyumve. Haleluya. Ariko biravuga ngo birakugoye. Mbese urimo urarwana n'ikintu kikurusha imbaraga. Niko Pawulo yivugiye mu magambo ye arimo atanga ripoti imbere y'umwami Agripa. Ngira ngo ni mu byakozwe no 26 niba nibuka neza cyangwa na 4. Arimo atanga ripoti yaravuze ngo rega, mbese yari arimo kuvuga ko ibyo bintu arimo atari we wabyihaye. Aravuga ngo yari ari mu nzira ajya kurenganya abitorero, umucyo mwinshi uraza, ijwi ry'umwami Yesu rivugana nawe. Rirangira aravuga ati Paul, urimo uriruhiriza ubusa, uratera umugeri ku mihunda, rezegiyo. Muri make ni wowe uzagera gute? Ni wowe uzababara. Mureke twumvira Imana, kuba munsi y'ubuyobozi bwa Yesu, gusabumitinga munsi ya Yesu. Unsanzeyo akora kuri Yesu, hanyuma agahangana n'Imana. Haleluya. Ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo urarenganya abigishwa banjye. Yaramubwiye ngo Paul, Sauli, undenganyiriza iki? Haleluya. Kumvira Imana bifite inyungu, nshuti z'Imana. Tuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana ikadutwikira, wadukoraho ukaba witeje Imana. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Abizeye Kristo baba munsi yo kumvira Imana, baba mu buzima bwo kwizera. Iyo bakozeho uba witeje Imana. Kubera iki? Ntibaba bakibaho ku bwabo. Nta agenda dufite, nta porogaramu dufite. Imana ikitubwiye turagikora, ikitubujije turakireka. Abo bantu bameze gutya rero kubakoraho no kugira gute? No kwiteza Imana. Umupolisi wo mu muhanda urwanye nawe ntago ubu uteye polisi, ubu uteye polisi y'igihugu. Haleluya. Abazagufunga n'abazakurwanya si uwo mupolisi umwe, ni polisi y'igihugu. Kuko bari munsi y'ubutware bwa polisi y'igihugu. Ashobora kuhagaza ari umusore muto ufite n'imbaraga nkeya, ariko nimba yaguhagaritse mu izina rye, yaguhagaritse mu izina ry'uwamutumye, rya polisi y'igihugu. Niyo mpamvu abana b'Imana, simvuga abapasiteri kuko nimbivuga muri leta mubishyira ku bapasiteri, ndavuga abana b'Imana, abizera Kristo baba munsi y'ubutware bwe. Haleluya. Bamwizera, bitoza kumwumvira. Iyo bakozeho ubukoze ku buyobozi buba hejuru yabwo. Niyo mpamvu rero nta muvumo, nta burozi, nta. Kandi biramutse bitugezeho, Imana yabishaka kutwigisha indi si y'umwuka. Haleluya, haleluya. Kuki rero ubwo twagenewe gutsinda tubona kunanirwa kwinshi mu bana b'Imana? Tuzabikomerezaho ubutaha. Ariko uzirikane ko intwaro Satani akoresha si ikindi, ni ukukuriganya, ni deception, akabyitiranya, akajya kubwira ko wowe ukiri wa muntu wa kera, kandi umuntu wa kera yapfanye na Kristo, abambanwa nawe uyu munsi harimo umushyashya. Haleluya. Wagenewe ibyo gukiranuka, urimo witoza ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Nshuti z'Imana, ubutsinzi ni ubwacu. Uwadukijije ntiyadusize twenyine, ari kumwe natwe. Haleluya. Ijambo rye rigwirire mu mutima wawe. Umwuka wera guha inyota, ntubane n'Imana by'agahararo. Ntubane n'Imana by'agahararo. Niba dusengana muri aya masengesho kuwa gatatu, wiza rimwe ngo usimbuke gatatu, ntuzagwiza kwizera. Niba ufite umwanya wawe n'Imana mu rugo urimo wiga ijambo ry'Imana, kandi nta muntu wiga ijambo ry'Imana aryigisha. Twese dufite abo turyigiraho, natwe twazaryigisha abandi, gutyo n'uruhererekane. Niba ufite umwanya wawe n'Imana, ukomeze wibana n'Imana ariko ibintu byasambutse, ariko imyambi yabaye myinshi, bari gufata amasengesho. Ugira amasengesho y'ubusabane, just kwifuza kumenya uyu mwami ushobora byose, kwifuza kumuhishurirwa, nta kindi umusaba. Ukeneye gusabana nawe, uzabyungukiramo, uzakuramo imbaraga zigutera kumwumvira. Umwuka wawe uzahora ugaburiwe, ntuzagumwuma. Yesu ari kumwe natwe. Reka duhaguruke dusenge. Imana ibahe umugisha. Twagenewe gutsinda.
abamwizeye bose bafite ikimenyetso cy'amaraso kuri bo. Ayo ntakorerwa, icyo Yesu yakoze cyambazweho. Naramwizeye kimbarwaho. Icyo Yesu yakoze cyambazweho kubwo kwizera. Naramwizeye. Mwuka Wera yaramuritse mu mitima yacu, tumenya ko turi abanyabyaha. Nkwibutse ko utari umunyabyaha kuko wabikoze, uri umunyabyaha kuko akavukire yawe ari icyaha. Tuzabigarukaho. Adamu yanduje twese icyaha kuko twari muri we, hanyuma baje muri Yesu wakiranutse, duhabwa gukiranuka, turatsindishirizwa muri we. Amaraso Yesu aturiho, atari ugukora, atari ugukora. Hanyuma amaraso Yesu yatujeho, mbuto y'ubumana iri muri twebwe, yatangije ubuzima bushya, ubuzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu. Bwa buntu twahawe nkuko bivugwa muri Tito, nibwo butangira kutwigisha kudafatwa n'irari ry'isi, kutwigisha kudategekwa n'ibyaha, kutwigisha kumvira Imana. Ntago ubuntu bumurika Yesu ngo dukizwe ngo burekeraho, buri kumwe natwe kugira ngo buduhe kunesha. Buri cyaha cyose ubuntu bukinesha warabuhawe. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ajye yishyira Imana nk'ushimwa, umukozi mwiza ukwiriranye neza n'ijambo ry'Imana. Iyo twaje mu materaniro, iyo twicaye mu ijambo ry'Imana, iyo urimo wiga ijambo ry'Imana, iyo urimo usenga, iyo urimo witoza gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, uba urimo kwishyira Imana. Hanyuma Mwuka Wera nawe agakora umurimo wo kugutunganyiriza kurushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi, ariko wishyiriye Imana. Niba se nta hantu uhurira n'amagambo y'Imana, uhura nayo rimwe mu kwezi, uhura nayo ari uko ibibazo byabaye byinshi, wishyira Imana ute? Mwuka Wera azagukuraho ngo akore umurimo w'Imana muri wowe. Ariko musaba ubwo buntu bwo kumwishyira, kugira ngo umurimo w'Imana ukunesha no gutsinda wuzurire muri wowe, uzurire muri wowe, uzurire muri wowe. Turavuga ubuzima butsinda bw'abari muri Kristo Yesu. Ese wowe wagezemo? Ese uri mu isezerano na Yesu? Ese wamuhaye ubuzima bwawe? Ese arabuyobora? Ese arabutegeka? Ese waremeye uva wowe ku ntebe yo kwiyobora uramubwira ngo ngwino umbere umwami? Ese wamugize umwami w'ubuzima bwawe? Nibuze ko nta sezerano ufitanye na Yesu, uzamura ikiganza tugufashe gusenga. Wamuhaye intebe y'ubwami y'umutima wawe, waba uhari ngo uzamure ikiganza cyane. Imana ibahe umugisha. Nawe mbona azamuye ikiganza. Reka dusabe ubwo buntu bwo kwigirana imbere nawe, wagenewe gutsinda. Uru rugendo urimo rw'agakiza rwatangiriye mu kwizera, turukomereza mu kwizera, turabatsinze no kurushaho. Wadutsindiye ntiyatangiye umurimo ngo awukore igice. Musaba ubuntu bwo kwishyira Imana, musaba ubuntu bwo kwiyegurira Imana, musaba ubuntu bwushoboza gusabumitinga, kuba munsi y'ubutware bwe, kuba munsi y'ubuyobozi bwe. Musaba ubwo buntu bugushoboza kuyoborwa n'Umwuka Wera. Igihe Mwuka Wera avuga ati iki ni cyo gikwiriye mwana wanjye, iki ni gikwiriye, ikidakwiriye igihunge, we kucyishyira. Kandi warinjiye mu buzima bushya bw'abari muri Kristo Yesu, ukajya ahantu yarakubwira ati mwana wanjye, aho ntihakwiriye abakijijwe, ibyo bintu urimo ntibikwiriye, ariko ukabijyamo, ugahura nabo utagombaga guhura nabo, ukisanga. Musaba ubuntu bwo kubibasha. Data, turagushimira kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rikore icyo waritumye gukora. Turasaba ubuntu uyu mugoroba, turasaba ubuntu bwo kukwishyira, turasaba ubuntu bwo kutabana nawe umubano w'agahararo, turasaba ubuntu bwo kongera kumva ijwi ry'Umwuka Wera no kuryumvira, kugira ngo tube munsi y'ubuyobozi bwawe, twemere kugengwa nawe, kugira ngo Mwami ziriya mbaraga zose watugeneye zikorere muri twebwe. Turi hano Mwuka Wera, turakwihaye, tuguhaye ibitekerezo byacu, tuguhaye ubwenge bwacu, tuguhaye imibiri yacu, ngo uduhe kunesha, uduhe kunesha, uduhe kunesha. Reka buri mwana we wari munsi y'igitutu cya Satani, munsi y'uburetwa runaka bwamukoreshaga ibyo atagomba gukora, akaba mu buzima atagenewe. Reka uyu mwanya yakira ubuntu, yakira ubuntu, yakira ubuntu bwo kuzinukwa, yakira ubuntu bwa Mwuka Wera, yakire gukora kw'Imana muri we, kumutuza munsi yo kwemera kuyoborwa n'Imana, kwemera kugandukira Imana, ngo twamuneshejeje umwanzi wacu
yacu, amaraso y'umwana w'intama kuri twebwe n'ijambo ryo guhamya kwacu. Mwami, ibitekerezo byacu tubishyize hasi, twemeye kugusubiza nk'uko Mariya yavuze ngo umugaragu wawe bimbere uko ushaka. Mwami, hari ibintu byinshi twumvaga bidakwirwa mu bwenge, ariko twasomye mu ijambo ryawe, twabwiwe n'abakozi bawe b'ukuri, ariko twumva ntituri convinced, twumva ntibishoboka. Uyu munsi tubishyize hasi, duhisemo kukwizera wowe wabivuze. Marayika wowe yabwiye Mariya ngo kuko ari nta jambo Mwami Imana yavuze ngo rihere. Mwami, tuje kwizera amagambo yawe, turakwemereye. Amarushike yacu tuyashyize hasi, turakwemereye Mwami w'abantu. Utuyobabarira aho twayobowe n'amarangamutima, tukayoberwa n'ibitekerezo bitambuka twumvanya abantu, ariko ijambo ryawe ntiririgire umwanya mu mitima yacu, kuko ritadutinzemo, kuko tutaryihaye, kuko tutaritinzemo. Utubabarire Mwami. Twakiriye ubuntu uyu mugoroba bwo kuba mu ijambo ryawe, twakiriye ubuntu uyu mugoroba budushoboza kuba mu byo wahamije, mu byo wavuze. Twakiriye ubuntu bwo kubasha kwiherana nawe, twakiriye ubuntu bwo kubasha gusenga, twakiriye ubuntu bwo kubasha kukugandukira. Umwuka wo kubaha Imana ukorere muri twebwe, umwuka wo guca bugufi n'umutima umenetse bikorere muri twebwe, kugira ngo tukugandukire. Tugusabye imbabazi ahantu hose twakwigometseho. Ijwi ryawe rikatubuza kujya mu bintu tukanga tukabijyamo, ijwi ryawe rikatubuza gucudika n'abantu runaka tukanga tugacudika. Ijwi ryawe Mwami, aho twabaje umutima wawe, wavuganye natwe tukanga, tukagira ubuzima bubiri, ubugaragara n'ubutagaragara. Twakiriye ubuntu bwo gusohoka muri ubwo buzima bubiri. Turifuza gusa nawe, turifuza kuba bawe byiteka. Turakwihaye Mwami w'abantu, reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe no gukora kwawe bikorere muri twebwe. Wowe washoboje ba Pawulo, niwe Mana yacu. Wowe washoboje ba Petero bakwihakanaga, niwe Mana yacu. Wowe wakijije ibirara byo ku musaraba, niwe Mana yacu. Wowe wakijije ibisambo, wowe waziye abananiranye, ni wowe Mana yacu. Ijambo ryawe ryaratubwiye, warivugiye ngo ntago umuvuzi, umuganga abamusanga ari abazima, ahubwo abarwayi nibo bamusanga. Tukuzaniye uburwayi bwacu bwose uyu mugoroba, gukiranirwa kwacu, kutakwizera kwacu, ibyaha byacu, gushidikanya n'ibindi byose Mwami w'abami byaduhagazemo, turabikuzaniye muganga uruta abandi, kugira ngo udukize mu mwuka, udukize mu bugingo, udukize mu mubiri. Twakiriye kubaho kwawe Mwami. Dusengeye abacu batateranye natwe, abagize indwara, abagize ibyago, abagize ingorane zitandukanye, tubavuzeho ubuzima, tubavuzeho amahoro, tubavuzeho amagara mazima, tubavuzeho nawo gutsindishirizwa nawe Mwami. Ubuntu bwawe bubane nabo, ubuntu bwawe bubane natwe Mwami. Tweretse iriya minsi y'amasengesho uzadushoboze, tugaruka hano tuzagarukana amashimwe, tukuragije igitsina cya Rwanda. Shima Imana, umwuka wawe azayobore byose, maze amashimwe azamuke muri kino gihugu, amashimwe y'ukuri atera amavi y'abanyarwanda kugupfukamira, n'indimi z'abanyarwanda kuvuga ko ari wowe Mwami wenyine, azazamuke yumvikane ku misozi y'u Rwanda, maze nawe wururuke usuka ubwiza bwawe muri kino gihugu kubw'indi myaka 30 ikurikiyeho. Urakoze Data, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, reka turamukanye hanyuma dutahana amahoro ya Kristo.